Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko ubushize nari nabasezeranije mbaha ubuhamya bw'ibigeragezo nahuye nabyo mu rugendo. Nari nababwiye ko noneho nzabaha ubuhamya mbabwira ibigeragezo nahuye nabyo mu rubyaro. Rero ibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko mbere y'uko twakwinjira mu buhamya nyirizina, nagira ngo tubanze twiragize Imana dusenga tubone gukomeza gahunda. Kadusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Mbese tugushimiye umwanya mwiza waduteguriye, umwanya w'igiciro kandi umwanya tubona ko ari ingenzi kuri twe. Rero dutumiye ubwami bw'Imana ngo bwurukire kubana natwe. Twebwe twenyine ntabwo twagira icyo twigezaho, ariko hamwe n'ubwami bw'Imana byose birashoboka. Niyo mpamvu twinginze Imana n'Umwana n'Umwuka Wera ngo mwemere kubana natwe umwanya, mbese Umwuka Wera tuyobore kuva dutangiye kugeza dushoje. Unyemerere ubu buhamya uzabuherekeresha imbaraga z'umwuka wawe, buzagira umumaro mu mitima bazabwumva, kandi uburire za kirogoya imigambi ya Satani y'uburyo bwose yaburwanya. Natwe turayirwanyije mu izina rya Yesu. Nuko umwanya niwe tuwuhaye, unyemere uwudufashemo kuva dutangiye kwiza dusoza gahunda, niwe tuyeguriye Mwami. Urakoze cyane kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Twagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana riri budufashe hamwe n'ubwo buhamya tugiyemo. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere umurongo wa 26 uravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana itugirire neza. Nagira ngo twongereho irindi jambo ritoya riri hano mu gitabo cya Zaburi 127 umurongo waho wa 3. Haravuga ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Imana idufashe. Nayo magambo tugiye kuganiraho mu ncamake. Tubanje gusoma amagambo avuga uburyo Imana yaremye umuntu. Nababwiye ko ngiye kubaha ubuhamya bugendanye n'urubyaro, ariko noneho aha ndashatse kumva inkomoko yo kugira ngo umuntu abeho ku isi. Imana yahaye umuntu agaciro gatandukanye n'ibindi bintu. Umuntu yagiye kumurema ikoresha inama. Ahangaha twahereye dusoma iravuga ngo tureme umuntu. Byumvikana ko itari yonyine, hari abandi bari kumwe nayo, mbese ku buryo habayeho inama. Ibindi byose yabikoresheje mu ijambo, ikavuga ngo habeho iki kikabaho, habeho iki kikabaho, ariko igiye kurema umuntu ikoresha inama kandi ikoresha amaboko yayo. Hanyuma rero ntabwo ndi bwinjire cyane mu madetaye y'uburyo bwo kuremwa k'umuntu, ahubwo akantu nagendereye cyane ni akajambo yavuze ko yashyizeho umugore ishyiraho n'umugabo.
irangira avuga ngo bagende bororoke buzure isi. Kuzura isi iyo idashaka abantu bazoroka ngo buzure isi, ntabwo ari kurema umugabo ngo ishyireho n'umugore, yari kurema abagabo babiri cyangwa se ikarema abagore babiri. Iryo jambo ryo kuvuga ngo bazuzure isi ntiyari kwirwa irivuga, ariko yaremye abantu batandukanye ifite iyo ntego yo kugira ngo bazororoke bagende buzure isi nyine nk'uko yo yari yabivuze. Navuga ngo rero ibi byavuye mu mugambi w'Imana. Kubaho k'umuntu ni umugambi watekerejwe n'Imana kuva muri kiriya gihe cyo kuremwa kwa Adamu na Eva kugeza uyu munsi umuntu abaho kubw'umugambi w'Imana. Navuga ngo ntatinze cyane aho, ahandi dusomye muri Zaburi hatubwiye uburyo abana ari umwanda uturuka ku Mana. Twagiye tubona imiryango myinshi y'abantu bashaka, ariko wajya kureba ugasanga hari abashatse ntibabyare, umugore n'umugabo bakabana bakifuza n'inda yavamo ntibishoboke. Hakaba abandi babyara umwana avuka wagira ngo hari undi wasigaye mu nda, mu minsi mike ukabona baratwite barongeye barabyara, mbese bimwe abantu bavuga ngo ni indahekana. Ibyo rero byose ni umugambi w'Imana. Akaba ari nayo mpamvu navuga ngo uw'Imana yagiriye ubwo buntu ikamuha urwo rubyaro, mbese aba akwiriye gufatiraho kuko ni amahirwe adafitwe n'abantu bose. Hari abayashaka ntibayabone, hari abandi bayabona bakayapfusha ubusa. Ayo mahirwe yaza wakirimita akavuga ati ngewe ndumva rwose nkurikije puraningi yacu abana babiri barahagije, umwana umwe arahagije, mbese umuntu akabikora uko umutima umutegetse. Ariko mwibuke ko Bibiliya yatubwiye ngo mugende mwororoke mwuzure isi, kandi ryari ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, ntabwo ari umwana w'umuntu wari wabitekereje. By'ukuri rero nagira ngo mbibutse ko nubwo ngiye kuvuga ku bana, ariko mwumve ko ijambo ry'Imana rihamya ko abana ari umugisha uturuka ku Mana. Imana ibaha umugisha. Ninjiye mu buhamya, ngewe nakira agakiza nari maze kubyara abana 4. Nyuma yaho batuganije kuri aya magambo nkabasha gusobanukirwa neza ko iri jambo ryavuzwe n'Imana ngo tugende twororoke twuzure isi. Mu mutima wanjye nahise ngambira ko mu bazuzuza isi ndimo, byanjemo ndavuga ngo uko biri kose mu bazuzuza isi ndimo. Numva muri njye ndabigambiriye, maze kubigambirira umutware wanjye we yarambwira ati ntabwo tugomba kubyara abana benshi, rwose ukumva ko agomba gukora ibintu bigendanye n'ubushobozi yiyumvamo ndetse n'igihe cy'amajyambere turimo. Ubona ko umuntu abyara umwana umwe cyangwa se 2 akumva birahagije. Nawe rero twari twamaze gusezerana ko abo bana ari bo bana tutazarenza, ndetse naramwumvase ndanabyumvira, njya gushaka imiti binini muri Onapo. Ibinini nari natangiye no kubikoresha, numva ko abana bazaba abo ngabo. Maze gukizwa yarambwira ati rero numvise baba ko abantu b'abarokore mujya mugira inenge yo kubyara mukabyaragura, ariko hejuru y'aba bana nta wundi mwana ugomba kurengaho. Ndamwumva, ndangije ninjira mu nzu, ibinini ndabiterura, namuciye imbere mbimwereka, ndamubwira nti nge rero kubera ko ibintu bitarimo kubaha Imana ntabwo nzongera kubikoresha. Ndagenda mbita muri wese, ariko ubwo ndabitayemo mvuge nti buri Imana ifite ukuntu izajya nayo ibiringaniza bize buke buke mu rugero ikurikije uko umugabo aricyo cyifuza afite. Ibinini narabitaye, maze kubitaciyeho iminsi mike cyane nagiye kubona mbona ndatwise. Ntwise inda narayihishe, mbera nkaho natwise ndi umukobwa, inda ndayihisha, mbese kuko ndabona ko bishaka kuremerera umutware, inda ndayihisha. Nyuma y'amezi 4 nibwo umugabo yaje kwibona, arambaza ati se ko nabonye bimeze gutya n'ibyo uratwite? Ndatwite. Arambwira ati rero ndakubwiye ko nta wundi mwana ukenewe
ahangaha muri uru rugo, uwo mwana niba wanatwise iyo nda ntabwo ari iyanjye. arambwira ati iyo nda ni iy'abapasiteri, nibo bayiguteye, uwo mwana uzamushyire papa wabo, papa we azamufasha, ariko njye ntabwo umwana nshobora kugira ikintu na kimwe namumarira. Ndabyumva ngira ngo ni ibiganiro. Uko iminsi igenda yicuma nkabona arushaho kugenda ngereka uburakari. Maze kugira amezi 6 twari ku meza ari nijoro turi kurya, arangije afata ifurusheti yarishaga ayidondanga ku isahani y'idongo kugira ngo ahari ndusheho kumva nkanguke. Arambwira ati nagira nkubwire ko urwo ruda utwite uwo mwana ntabwo ari uwanjye, kubw'iyo mpamvu ntuzagire ikintu na kimwe uzambaza cy'uwo mwana. Akajyongera akatondanga ikanya ku isahane akambaza ngo ibyo nakubwiye wabyumvise, nkamubwira ngo numvise. Akongera akambwira ngo nagira ngo usobanurire ko urwo ruda utwite uwo mwana nta kintu na kimwe nzamuha, ntuzagire icyo uzambaza kuko uwo mwana ntabwo ari uwanjye. Noneho akongera akambaza wabyumvise. Akomeje kubimbaza kenshi, nahise musubiza ndamubwiye nti rero reka nkubwire, nagira nkubwire ko nta kintu na kimwe cy'uyu mwana nzakwaka. Uyu Yesu nkubwira, ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ni ibye. Mu butunzi bwe azakoramo ampe mbona ibitunga umwana. Arambwira ngo ibyo uvuze wabisubiramo. Narongeye mbisubiramo ndamubwira ngo Yesu ndi kuvuga ubutunzi bwo mu isi n'ubwo mu ijuru byose ni ibye, azakoramo ampe mbona ibitunga umwana, ntacyo nzakwaka. Ati sawa. Ubwo rero nararyamye ndasenga mbwira Imana ngo wabibonye ko ikibazo kiri seriye, ahasigaye nawe ukore nk'umugabo uri seriye kuko ubona ko bikomeye. Icyo Imana yakoze ni iki? Ni uko bukeye bw'uwo munsi twabivuganyeho nijoro mu masaha ya nyuma saa 9 mu saa 9 nagiye kubona mbona iwanjye mu rugo haje umuntu w'umugabo tuziranye. Arambwira ati niko ko hari ahantu barimo gushaka umukozi wo mu rugo w'umuzungu, mu bazungu. Ako kazi wagakora? Urumva hamwe n'ikibazo nge nari mfite, ngo niyo bampa ko gukubura mu muhanda nako gukora muri wese, mbese numvaga ikintu cyose cyamba ifaranga kugira ngo nzabashe kubona uko naranje umwana nagikora. Ariko byaje kurangira mbona ko umutware we yafashe icyemezo. Nanjye rero wa muntu mbaje ko nakora akazi ko mu rugo, nahise mwemera ko akazi nshobora kugakora. Rero arambwira ati witegure ejo mu gitondo uzaze nkujyane. Mu gitondo naragiye, nari ntwite inda y'amezi 6 igaragara mu buryo bufatika. Ngewe ngenda mbwira Imana ngo iyi ndu yitebeze kugira ngo kariya kazi nkabone. Ndagenda ngezeyo, umuzungu yarandebye ampa karibu. Narangije arambwira ati akazi ngiye kuguha ni akazi ko kurera abana. None hako kazi uzajya urera abana utere n'ipasi, kandi uzajya ugakora ku wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatandatu. Niyo minsi yonyine. Turabyemeranywa. None hakazi ndagatangira, yahise ako kanya kamba. Uko nagiye ninginga Imana ngo yandi yitebeze, ntago umuzungu yigeze areba ibyinda. Yarindi ihagaze rwose igaragara, ariko ntihabyitaho, akaza barakampaye. Noneho ibigendanye no gutera ipasi, kubera ko ari ibintu narize muri rya shuri nababwiye nize rya familiare, nari mbizi cyane ku buryo ariko kazi nahise ntangiriraho. Akazi ndimo gakora, akajya ndeba, akagenda akabwira undi mukozi yari afite w'umugabo ukora akazi ko muri cuisine, akamubwira ati koko umukozi mwiza nk'uriya kare kose yabagaye. Mbese atangira kugenda yerekana ko yashimye. Ubwo ndakora bigeje nimugoroba araza arambwira ati ejo
uzongere ugaruke. Urumva nkihagera yambwiye ko nzajya nkora iminsi 3 mu cyumweru, ariko Imana iba yamunkundishije ngo yabonye nzi gukora neza, arambwira ati ejo uzagaruke. Buracya kuwa kabiri ndagaruka. Kuwa gatatu ho byari ngombwa ndaza. Noneho kuwa gatatu ngiye gutaha ati n'ejo kuwa kane uzagaruke. Ubwo afatiraho akazi kaba akazi k'ukwezi, ibyo kumpagarika ngo ngenza rimwe na rimwe yaherutse abivuga uwo munsi nahageze, ariko gahunda ziba akazi k'ukwezi. Akazi rero naragakoze. Haciyeho iminsi mike Imana inkorera igitangaza. Umuzungukazi aranyitegereza arambaza ati harya ubundi utahaye? Mubwira ko ntaha ku Muhima. Akazi nagakoraga Kacyiru. Ahita ambwira ati uhereye none ntuzongere kuza n'amaguru, njyewe nzajya nza kugufata mu rugo buri gitondo. Ubwo umuzungukazi yagendaga n'ivatiri ya benze akaza mu gitondo kumfata. Umugabo wabibonye nawe aravuga ati nanjye uhereye ubu nimugoroba nzajya nza kugutwara gusubize mu rugo. Ubwo umugabo nawe akajya antahana, yagendaga na paje icyo gihe nizo zari zigezweho, mbese ku buryo Imana yahise inkubita abashoferi 2 b'abazungu. Bibi bintu bitangaje, ndetse ku buryo umugabo yaje kumbaza ngo ariko mu kazi ka bariya abantu ukoramo iki gituma bakubaha bingana kuriya? By'ukuri nta kindi cyubahiro, gusa n'Imana yashatse kungira neza kugira ngo yerekane ko ari Imana nsenga kandi ko ifite ubushobozi. Igitangaza gikomeye, nari maze imyaka 6 nshatse. Muri iyo myaka yose nashatse akazi akariko kose ndakabura, mbese ku buryo nifuzaga naho nakora n'ikiraka ntacyo nari narabashiye kubona. Ariko rya joro umugabo yambwiye muri ririya jambo ry'uko nta kintu azigera ampa cy'umwana, nanjye nkamuhamiriza ukuri. Ikintu nababwira, Imana ikunda ko tuyihamiriza kandi tukavuga ukuri kwayo nk'uko kuturi mu mutima. Urumva mugenda abwiraga umutware wanjye mubwira nti Yesu ubutunzi bwo mu isi n'ubwo mu ijuru nubwe, azakoramo mpembo n'ibitunga umwana. Naho Imana afatiyeho ihita inshakira ako kazi. Kambere akazi k'umugisha, abazungu barankunze bageze igihe bambaza ngo ariko ubundi ufite abana bangahe? Ntabwo igihe mfite abana 4 n'uyu ntwite wa 5. Baragenda bariherera, banshakira imyenda myiza yo kwambika abo bana, barabagurira imyenda myiza bitabashwa n'inkweto nziza n'ibikinisho, ariko agashya wa mwana nari bubyare we bamukorera akarusho, bamugurira ibintu byinshi kandi byiza by'akataraboneka. Mu bana bose nabyaye nababwiye ko abana banjye ari 12, ariko by'ukuri nta mwana wigeze wambara neza nk'uwo. Uwo nguwo ni Imana yakozeho igitangaza, ku buryo nanjye navuze nti Imana yiyiziye. Navuga ngo rero haje kubamo igitangaza cy'uko nkomeje gukora, mfashwe neza n'abazungu bancyura, ngenda bakancyura bakaza kumfata, mbese akazi kambera keza k'umugisha, ariko biza kugeza ku munsi wo kubyara. Ubwo barancyuye n'ubundi bangiza mu rugo nk'ibisanzwe. Ngikandagira mu rugo numva ibise biramfashe. Ibise bimfashe nahise mbwira umugabo wanjye ngo namperekeze, ndumva ngiye kubyara. Arandeba ariko ko maracira hirya. Mpita ninginga umukobwa twari duturanye, ndababwiye nti wankondera ukamperekeza. Umukobwa niwe wamperekeje. Umugabo asigara mu rugo, turagenda tujya CHUK. Tuhageze umuganga wansuzumye bwa mbere yambwiye ngo umwana yitambitse mu nda, none bagiye kunkorera cesarienne cyangwa se ngiye kubyara mbazwa. Umuganga akibimbwira, by'ukuri mu mutima wanjye nahise mvuga ngo ibyo bintu ntabwo byashoboka. Mu ntekerezo nkavuga ngo ntabwo Imana bireba ukuntu mfitanye intambara n'umugabo ngo yemere ko mbagwa. Byabaye ngombwa ko
bambwira bati ngwino ngera muri sale dope, ngiye mu mutima wanjye ntekereza ko Imana itabyemera, ariko ni ukuri bene data ijya yemera ko byose bitugeraho. Banteye ikinya ndimo gutekereza ngo ntabwo Imana yabyemera, barinda sezariyene bayikora, ariko mbere y'uko bayikora umuganga yarambaje ngo umugabo wawe arihe, kugira ngo tumubaze niba twafunga urubyaro bigahagarara burundu. Ndababwira ntawe twazanye. Barambaza bati wowe uremera urubyaro turufunge uhagarike ko abana 5 twumva ari abo? Ndababwira ntabwo mbyemeye. Umuganga mbona abaye nkaho atabyakiriye neza, arambwira ngo ngiye kukubaga ariko uhereye none ntuzagaruke kundushya. Ndaceceka, nuko aratangira akora ibyo yagombaga gukora. Ubwo rero nyuma yo kubagwa baje kunjyana mu bitaro, aho mviriye mu Kinya nsanga ndi mu bitaro. Noneho bukeye bw'uwo munsi nakorewe sezariyene, umurwaza wari undwaje yarantunguye, arambwira ati rero nagize ikibazo cy'uko fiyanse wanjye arwaye, nawe bamushyize mu bitaro byo ku Muhima. Ati none ntabwo tubashe kugumana, ubu ngiye kurwaza fiyanse wanjye. Agahinja kandambika iruhande. Urumva sezariyene muri ino minsi bisigaye kubera ikoranabuhanga byaroroshye. Twebwe icyo gihe bakubagaga bahagaritse, bagasaturinda baturukije munsi y'umukondo bakageza hepfo habugenewe, ku buryo urangiza icyumweru ukaba wamara n'iminsi 10 ugenda uhetamye utabasha kunamuka. Noneho umwana bamundambitse iruhande, ku buryo nasigaye aho ndi kwibaza uko biri bugende. Murabizi uduhinja hari igihe kikoroga kakarira. Nasigaye mbese mbaye nk'umuntu ugiye muri koma. Ariko ibyo byose ndagira ngo mbabwire ko ari ibintu Satani yari yapanze byo kugira ngo angamburuze wa mugambi nagambiriye mu mutima wanjye ko mu bazuzuza isi babyara ndimo. Urumva njye nafashe icyemezo mvuga nti ibi ngibi bigendanye no kubaha Imana. Niba Imana ari yavuze iri jambo, ngiye bikaba impaye umugisha wo kubyara, nta mpamvu yo guhagarika urubyaro. Ngomba kubyara abana bandimo bakanshiramo. Ubwo rero Satani yari yakaniye arwanya uwo mugambi nafashe kugira ngo ngamburure. Umwana bamundambitse iruhande, umurwaza aragenda. Umwana yararize, ibintu biba birebire. Abanyabitaro kubera ko nayo ndi muri sale irimo abandi bantu, niba Imana yakoresheje abarwaza b'abandi barwayi bakajya bamwakurana. Bya bindi utekereza ngo wamwiba cyangwa se wagiriye ukundi bigenda shwi, kubera ko nanjye aho ndi ntabasha kunyeganyega. Umwana nyine biri bamuteragirana, aho Imana ibishakiye mbona arasinziriye, baraza mundambika iruhande. Noneho bukeye bw'umunsi wundi nibwo Imana yankoreye igitangaza, mbasha kubona umubyeyi uturutse muri paruwasi ituranye n'iyacu bita Nyakabanda. Njyewe nsengera Nyarugenge, haza umukristo muri paruwasi Nyakabanda, niwe waje kundwaza. Isura ye nayibonye bwa mbere muboneye mu bitaro. Arambwira ati numvishe inkuru z'ibyakubayeho, numva kwihangana birananiye, none nje kugufasha. Yaje arangisha avuga ati umuntu witwa gutya ninde, bamwereka ko ari cyangwa se ndivugira. Araza arandwaza ku buryo nabaye mu bitaro iminsi 10. Ku munsi wa 10 niwo bansezereye. Muri iyo minsi nahuye n'ibigeragezo biteye gutya. Banzaniraga ibyo kurya, navanywe n'iby'agahimano. Bazanaga ibirayi bivanze n'ibishyimbo, ibiryo byumutse bikomeye. Ariko by'ukuri ntawe ndenganya, ahubwo ni ukwanga ni kwa kurwana kwa Satani. Kubera ko iyo bagukoreye sezariyene bakubaze, bategereza kubanza kuzana gaze, ukabanza kunywa agacyayi ka mukaru, ukaza gukurikiza agapotaje, hakaza utundi tuntu tworohereye kugeza igihe inda iri bumenyere. Nge rero namaze iminsi 4 gaze yaranze kugaruka, ku buryo kumva umuntu uryamye yabazwe
ukamara iminsi ine nta kantu kakugera ku munwa. Icyo cyari kimwe mu byo Satani yari yakoze kugira ngo ambabaze. Iyo minsi ine narayimaze, nabera nari ntarakora n'amasengesho y'iminsi iri ngo nyarangize, ariko mara iminsi ine ntarya, nta n'ikintu nemerewe kunywa, kandi mfite icyo kibazo. Ku munsi wa kane rero Imana indengeye gaze ikagaruka, nibwo ibiryo bazanye bagemuye, napfunduye isorori mbona ni ibirayi bivanze n'ibishyimbo by'ibiryo byumagaye rwose. Umuntu wabazwa bakeneye kubanza kubona mu kanwa. Turebye igikoma, sanga ni cya gikoma gifashe, usuka kuva muri teremusi bikaba ikibazo, wagira ngo ni umutsima bashyizemo. Ibyo bintu nkibikubita amaso naturitse ndarira, kuko ndabonaga nta butabazi mbonyemo, ku buryo iminsi namaze kwa muganga nahabaye muri ubwo buryo bw'umubabaro. Umuntu wigera kungemurira niwe wangemuriye potaje, ahari ngeze nko ku munsi wa gatandatu. Potaje arayinzanira mu gateremosi. Iyo potaje niyo yanzahuye, ubundi nari narapfuye numva ubuzima busa n'ubwansize. Igihe cyaje kugera, Imana inkorera igitangaza, mbona baransezereye ku munsi wa 10. Bansezereye, umugabo nyine yarihanganye, bwo araza aza kuntwara, ashaka imodoka, araza aramanura anzana mu rugo. Tugeze mu rugo nsanga mama umbyara na musaza wanjye bahageze, baje kunsura. Mama yabaga hariya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, kubera ko ariho batuye, niho bari batuye. Ubwo nuvuga ngo uwo munsi nibwo bari babashije kuza kundeba. Ubwo rero baraza turicarana mu cyumba bansasiyemo, turaganira. Bigejeje mu masaha y'umugoroba, umutware wanjye aza kuza, aravuga ati rero ni byiza cyane ko mukecuru waje, ndetse na musaza wa madamu kamwaje hano. None nagira ngo mbabwire ko hari ikibazo gikomeye nahuye nacyo, twabaye abagabo babiri muri uru rugo. Ndagira ngo rero uyu mugore niba cyemeje kuba umugore ubagiye kwivugira aha, arampitamo cyangwa se ahitemo Yesu yandutesheje. Ati kuko mbona Yesu ari we wabaye umugabo muri uru rugo, nge nta jambo. Ati none nababwire icyo ahisemo. Nari njyanye, murumva nari ngifite ubuzahare bw'inzara nahuye nayo n'urugomo rutarakira, ariko ndavuga ngo ntabwo iryo jambo narisubiza ndyamye. Ndihangana bukeya ndeguka negama ku nzu, nuko ndababwira ngo ngewe mpisemo Yesu. Iryo jambo ndivuze, umugabo wanjye yarababaye, aratongana, ararakara, akabwira mama ati mukecuru, ibyo nakubwiraga ntabwo bireba ko twabaye abagabo babiri mu rugo. Mbese agerageza kwerekana reagisiyo mbi y'ukuntu ababajwe n'uko atari we mpisemo. Arangije rero abwira mama byihuse, aramubwira ati uhereye mu gitondo utaha, ariko umukobwa wawe umutahane, ntumusigire hano, ntawe ngikeneye kubana nawe, kubera ko ntabwo abagabo babiri twazashobokana mu rugo rumwe. Mama yarabyumvisha arababara, ageze ubwo aturikararira. Aramubwira ati mwana wanjye, wakwihanganya ukareka umwana wanjye akabanza koroherwa kureba atarafata agatege, noneho yamara kubona akabaraga akaba aribwo nzamujyana. Umugabo ahita amusubiza ngo arwara iki? Ngo ni ngewe urwaye, ngo ngewe yateye igisebe cy'iteka ryose. Yavuga ko namuteye igisebe, ngo naramukomerekereje uko kubyara, mbese nicyo cyari cyamuteye igikomere, nicyo gisebe yavugaga. Byaje kuba ngombwa ko umugabo abwira mama ati ugomba kumujyana, kuko nutemera kumujyana nzamukorera ibintu bizatuma yibwiriza, wakizana atazi n'inzira acamo. Mama nibwo ahindukiye arandeba, arambwira ati mwana wanjye, uwo Yesu wamuretse ukiyubakira urugo. Icyo nasubije mama, naramubwiye nti reka nkubwire, nubwo uyu mugabo azanyirukana, ntabwo nzigera nzi iwawe kugukoza isoni, ngewe nziyaranjana Yesu.
umubyeyi ndamubwira nti rwose humura ntabwo nzigera nzi iwawe. Aravuga ati iyo nza kumenya ko ari uko umubayeho ntabwo mba nabaziye mu rugo. Byabaye ngombwa ko umugabo ansezeranya ko azakora ibintu byo kumbabaza, nanjye namubwiye nta ni mu rugo rwanjye ntabwo ngomba kuhava, njya kuva iwacu waje kuntwara. Niba ushaka ko nsubirayo n'ubundi ushaka imodoka uzumpakira umujyana, ubwo uko uri bubigenze ni wowe ukoze. Mama yazindutse ataha, yagiye adasezeye kubera agahinda kuko yararanye umubabaro, yaraye arira, ariko buracya umubyeyi arataha. Atashye nanjye icyo nakurikijeho mu gitondo cya kare, nabyutse ntabasha gushinga, ntabwo nashingaga, ariko narihanganye mfata agahinja ndagaheka, ndangije njya mu cyumba cy'amasengesho. Abanyamasengesho bankubise amaso barambwira ati tubabarire, tubabarire, tubabarire rwose, ugende kubera ukuntu tukubona ufata ibyo urya, ufata ibyumwe, twebwe turiyiriza ubusa ku bwawe. Ariko bitewe n'uko nari mfite umubabaro, ntabwo nari kubasha kugira icyo njya gufata ngo njye cyangwa nkwe, numvaga nagize agahinda kenshi mu mutima. Byabaye ngombwa ko abantu babwira ko bidashoboka, njyewe nguma imbere y'Imana ndasenga amasengesho arimo agahinda n'umubabaro, arimo amarira, ndangije ndataha. Ngeze mu rugo nakomeje guhangana n'ibigeragezo bikomeye, kuko umugabo yavuze ko azambabaza kugeza ubwo nzibwiriza ngataha. Icyo kintu yarakigerageje, agerageza kutwisha inzara, icyo ni kimwe, mbese kudatanga rasiyo, ku buryo namaze amezi 4 narananutse, ndagenda mbasikrete ndananuka. Buriya abantu batarabona igishushanyo cy'amagufa, inyuma haba akantu kameze nk'umurizo. Nari ntakibasha kwicara ku ntebe bita chaise moderne, nicaragaho nkumva iryo gufa ririshinze, bigasaba ko nshyiraho umusego kugira ngo mbashe kwicara. Mbese ni uko ngo yakoze ibintu bitandukanye byo kumbabaza, gutereta abagore hafi aho, cyangwa yaza akambwira ati nawe burire ukabona ngo uriza abagore, umugore ni kanaka, umugore ni kanaka, akavuga amazina y'abashaka, niba yaranambeshyaga simbizi, ariko yakoze ikintu cyitwa kumbabaza kugeza ubwo nananutse imbere ukuntu. Rero ni uko ngo byaje kuba ngombwa ko njyewe umwana amaze ukwezi kumwe nagiye gusenga Imana, ndayibwira ngo ndashaka unyitira umwana izina, kuko urabona ko umwana ntase afite, umwana wanjye umunyitira izina. Uwo munsi nagiye gusaba Imana izina, yararimpaye, umwana yamwise Uwimana. Ubwo rero twabanye gutyo ndi mu mibabaro amezi anashize, nibwo Imana birebye aho yicaye mu gihugu cyo mu ijuru, iravuga ngo umwana wanjye yanambyeho, umwana wanjye yanambyeho. Irangije ifata ingamba zo gusanga wa mugabo nawe imutegeka gukizwa. Iby'uko yakijijwe nzabibabwira nyuma, ariko yamutitirije mu buriri, bucya yabaye umurokore, bucya yakijijwe, ku buryo yambwiye ati ubu nanjye agakiza nakakiriye. Nguko uko umutware yakiriye agakiza, ariko nzabibabwira neza mu yindi gahunda, mbese nateguye ukuntu nzabwira uko yakijijwe. Ahubwo rero kuba tumaze gusa naho twese duhuje gahunda, noneho kubyara nyine twarakomeje, turabyara nta kibazo, turabyara ntacyo twikanga, ku buryo natwise ndakurigiraga uwo mwana wa 5 ya 6, igihe cyo kwibyara kigeze, ndagenda njya kwa muganga, dutera umuturanyi, twe duturanye imodoka, aradutwara tugezayo hariya CHUK. Tuhageze ibise byose nifite birahagarara. Bimaze guhagarara, byabaye ngombwa ko abaganga bansuzuma maze y'iminsi 3, barambwira ati taha uzabyara nyuma y'ibyumweru 3 abari buzagaruka. Ubwo nahise ntaha, ndongera ngaruka mu rugo. Ngeze hano mu rugo haciyeho icyumweru kimwe, numva nanone ibise biragarutse. Ndavuga nti rero ntabwo turi busubire kurushya abatoranyi, igihe muganga yaduhaye ntikigeze, none kandi ndimo kumva ibise bigarutse. Mbwira umugabo nti reka tugende n'amaguru,
kugira ngo nitugenda nanone tubigasaba ko bimera nk'iby'ubushize tutazaba dusebye ku bantu. Twazamutse n'amaguru ari njyewe ubyisabiye, turagenda tugeze haruguru y'isoko rya Nyarugenge. Cyari igihe kirimo ibihe by'umutekano muke muri 1992. Abashinzwe umutekano baradufashe, dufatwa n'abasirikare 3, baraduhagarika, barangije badusaba ibyangombwa turabibahereza, basanga turabifite byuzuye. Birangije batwaka igikapu cyari kirimo ibintu nitwaje byo kumfasha mu gihe ndiwe nabyaye. Ibintu byose babipanguramo, amashuka, kuvurori, imyenda y'umwana, mbese utuntu twose napanzemo twiza dufite umumaro, bahise batuvanamo. Bari 3. Shefu ukuriye iyo ekipe ahamagara umusirikare umwe muto, aramubwira ati fata ibi bintu, arabiterura mbona arabijyanye abyinjiranye ahantu mu gikari. Nuko ubundi rero arambwira ati muraguma aha murahava, ari uko mbabwiye. Abantu baraje batwuzuraho, bandeba ukuntu meze, urumva umuntu uri kunda ntabwo ibyo biba byoroshye. Bandeba bakagira impuhwe, bakavuga ati wababariye umuntu, uko nta muntu ufata umubyeyi ukamubabara ukareka akajya kubyara. Akababwira ngo muceceke, nimudaceceka ndabarasa. Ku buryo ari umutware wanjye twari kumwe, ari murumuna wanjye twari kumwe, bose ntawakomaga kuko bari batinye ko yabarasa. Byaje kuba ngombwa ko duhagararaho, indirandya bigeze igihe njya nshinyiriza, akaza akampagarara imbere, akanzunguza urutoki mbese imbere y'ijisho, akambwira ngo niwongera kunshinyika amenyo imbere, urutoki arukaraga imbere y'ijisho, akambwira ngo ndagukubita urushyi cyongere kunshinyika amenyo imbere. Ubwo narakomeje ndababara, n'ubundi akandeba, akamvuma, akantuka ibitutsi, mbese kugeza igihe twamaze hari nk'isaha irenga rwose, hafi nk'isaha n'igice, njyewe numva igihe cyo kubyara gitangiye gusa n'ikimfata, kubera ko hari umuntu w'umugabo ukuze nawe ubona ko yabyaye ibyo kubyara bize, yarandebye asa n'umuntu ubyibwiye. Ubwo akajya ndeba ngo ubwo se kirigire biki, ukinshinyika amenyo imbere, dore uko kimeze, nahindutse ikintu. Abonye ko ibintu byakomeye, yahise ahagarika imodoka y'abazungu, byari nko mu saa 6 zirenga. Imodoka yayihagarika, bahita bayishyiramo, baranjyana, bangeza kwa muganga. Noneho ko bari kuyinteruramo, baragenda bantereka imbere neza y'aho umuntu yinjira agiye kubyara, kubera ko namaze kugagara no kugenda ntakiri kubibasha. Umwemfirimiyera nkubise amaso, ahita avuga ngo kiriya kirajya he, ngo kiriya kirimo kirajya he, ngo gisubireyo. Urumva ya dayimoni yakoreshaga wa musirikare wari wamfashe, angira ikintu yangize kiriya, amwimukamo ajya mu mwemfirimiyera. Umwemfirimiyera akavuga ati gisubireyo. Gusubirayo birananira, mfata ikizingiti ngagariraho, arandeba aranyitegereza, abonye nagagariye ku kizingiti araba ngo ngaho nikiveyo. Ngo ndinjira, kwabaye ni Imana yo mu ijuru amfashe ukuboko, irantereka kuri ako gatanda kari hafi aho ngaho. Umwemfirimiyera araje aransuzuma, by'ukuri njye nk'umuntu umenyereye kubyara numvaga umwana arwana ashaka gusohoka. Aransuzumye, arangije arambwira ngo mva, ngo ryame rubavu rw'ibumoso kandi uceceke, sinongere kumva naho humekera. Ahita agenda, agiye ngerageza gushaka uryame rubavu rw'ibumoso, numva ntibyemera, ahubwo numva umwuka wo gusunika umwana ngo mbyare ni wumpata, ku buryo nahise nsunika umwana baravutse. Avuka nta muntu turi kumwe. Ndahamagara muganga, umwana yavutse, naramuye icyo gihe n'abasitajeri. Navuga ngo rero icyo navuga, ntago bari abantu nabarenganya kuko nabo ntago bari bo, ahubwo nahise mbona ko ari Satani yashaka kungamburuza ngo n'ubundi mfata ingamba z'uko kubyara mbihagarika burundu. Umwana ndabuze ikintu cyo kumufatiramo,
nari nariteguye ibintu byose babintwaye, ariko ndihangana nihagararaho ndabanga uko byamera kose, nubwo nahuye n'aya makuba nkaba nahuye n'izi ngorane. Ikigaragara ntabwo ibingibi butume ngambura ngo mve ku mugambi ibyo nagambiriye ko ngewe ngomba kubyara abana bakanshiramo. Ubwo rero nakomeje kugambira gutyo, kandi twarakomeje turabyara. Ngeze ku nda ya 10, inda ya 10 yavuyemo, yaje kuvamo, ariko kubera ko Imana irapanze ko izampa abana 12, hahita haboneka akana ka musaza wanjye waburanye n'ibihe by'intambara, barakanzanira gasa n'agasimbuye yanda yavuyemo, ku buryo abana banjye bakomeje kuba umubare w'abana 12. Ubwo rero abandi nagiye mbabyara neza, 3 bakurikiyeho, abandi 2 b'inyuma biba skandale. Nzabaha ubuhamya bwabyo nyuma, ariko ndumva twasoreza aha. Gusa navuga ngo ntihakabeho kugamburura mu makuba. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo gukomera k'umuntu kwakubaye ubusa, wagamburiye ukava ku cyo wiyemeje kandi uzi impamvu wagambiriye. Ngewe intego nyamukuru nari mfite ni yuko ntagomba gukiranirwa ku Mana ngo nzabazwe ko niciye umwana mu nda, ngeze imbere y'Imana ikambwira ko nabaye umwicanyi kubera urwo rubyaro nafunze. Mbese mu bibazo nzabazwa cyangwa se mu rubanza nzaburana ngeze imbere y'Imana, urwo ntabwo rurimo. Nararutsinze, narabyaye abana Imana yari yashimye kumpa bashira mu nda yanjye. Rero ndashima Imana kandi mpa courage ababyeyi, kuko abo bana narababyaye. Imana inkorera ibitangaza byose bishoboka, abana bose barakura, uretse iyo nda yavuyemo ya 10 hakaboneka umusimbura wayo. Uko ari 12 barakuze, bose barize, kandi abenshi barashatse, abasigaye ni bo bake. Ndumva rero twasoreza aha. Ubutaha nzongera mbabwire uburyo umutware wanjye yakiraga agakiza, mbese mbaho ubuhamya bw'ukuntu Imana dukurikira ari Imana y'inyamaboko, nta muntu w'ikinani kuri yo. Niyo waba ufite ibiro byinshi, niyo waba ufite ubwenge bwinshi, mbese Imana irabishobora. Nzabaha ubuhamya bw'ukuntu nawe yabashije kumufatisha tukaza kubana amahoro. Mbese imibabaro yose ninagiye ncamo, ya mihati n'imiruho, byose byaje kurangira umutware wanjye amaze kwakira agakiza. Nzabibaha neza mu buhamya buzakurikiraho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?